iyi si dutuyemo irimo amayobera. Jya ubibabwira, nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani, uvuka mu karere ka Musanze, umudugudu wa Rwenturu. Ndi umugabo ufite umugore n'abana 7 b'abakobwa, kandi nkaba nifuza kubyara umuhungu. Se ninjye utabyara umuhungu cyangwa se n'umugore wanjye umbeshya? Aha, ntawarubara. Uru rugendo mubona ndimo gukora, ngiye kureba abakurambere b'iwacu, aribo basogokuruza, ba nyogokuruza ndetse n'abasogokuru, kugira ngo nabo ngire icyo mbabaza kuri ubu buzima mbayemo. Waramutseho yewe niwe rwose wabimenye. Amakuru yawe mukuru neza. Mwari mumeze mute? Ahubwo nkubaze wowe. Ndetse meze nk'awamuteye. Abanye byabaye. Kureba hirya ugasanga abantu bari guseka, wakebuka hino ugasanga abandi bari kuryana inzara. Nyine nkaburaho ndeba. Ariko ntacyo uranamwenyura. Ntabwo ari ukumwenyura wa mubyeyi, ni ugushinjagira nshira. Kwa kundi uhagararaho ukajya umwenyamwenyamo. Nagira ngo ngire akantu mbisabira. Ndakwinginze aho kuryama pe, aho kuryama ndebe ko naruhuka, kubera ko rubi yaruka ntabwo narusubiramo. Ariko amaso shiritse mu wa uriho kukuntu ejo wanyikananshiyeho nje kuguturisha. Yewe ndabyibuka pe, ndabyibutse rwose. Ariko rero buriya ntabwo ari ngewe pe, uriya mugabo mfite ni ukuri yankoresha amahano. Nawe ufite umugabo nk'uriya, mbese sha wamubye ni ukumbabarira, ntabwo ari byikugora. Ngewe buriya ukumbona ngo neza pe, nta mutima mubi ngira. Wabyemeye? Uretse ko uriya mugabo wenda yanteraho intugunda, ariko ubundi uzuryama ufure ugone usure ntugire ikibazo, nushaka uzaruhuka n'icyumweru. Kugona ariko da ntabwo mbona rwose ntabwo nabisakuriza. Ntabwo nabyanga, ahubwo reka mugire inama. Erega buriya wirirwa muri ziranduru nta kindi umuntu. Uzi ko hari amafaranga leta yohereza mu tugari n'imirenge ndetse no mu midugudu ageramo yo gufasha abari n'abategarugori. Uzi ko buriya twayafata tugashinga itorero. Ubwire iki rero twakora? Amafaranga mwatangiye kuyatanga? Reka nkubwire, uretse ko muri biriya se dushinga itorero. Uyu murenge wacu hari itorero ubonamo ryo kubyina. Cyo kubyina? Ntufite abakobwa uzi ko nzi gutega amaboko? Uranzi twayateze, umva twatega abahisi n'abagenzi. Abakobwa bawe gashyiraho uwanjye, tukajya gushaka rusaro hirya iriya, ubundi tugashinga itorero, maze ubundi abakobwa banjye ko ari 6 twabona itorero. Uzuye ingamba, dufata ari amafaranga tuyakoresha tuyabyaza umusaruro, uve muri ruriya rugo rwo kwirirwa wigunze, nawe ujye mu mucyo ujya abandi bari. Tukazamura akagari natwe tukizamura, ariko niyo wagisiyo ku kibuno ukayigurira, kandi tuzajya twitoreza muri iriya mbuga yawe niyo nini. Ego ko mu mbuga yanjye? Mu mbuga yanjye se ndayifite. Umva kubwire, urugo shakiyemo ukarubyariramo hariya ni iwawe nk'ibihe byose. Ruriya ni urugo washatsemo, ugomba kurusigasira uko byumva. Wenda kabegure kabice kabegu
ngo ndararamo ryama nzindutse ntabwo ushobora kurara muri gereza barababeshye iseta ariko ubundi reka nkubaze wa mugore ubundi usibye gukorana na satani ukaba ufite umutima mubi nk'uw'igikwasi ushobora kumbwira ngo wanyirukana ku iseta nkabura ntereka icyara hano njyewe ubure mwari mwishimye ryama nzindutse arafunzwe ufunze si ufungura we bakobwa bana tumanuka yanya nayo imbwa isa n'ubururu irihe uretse ari warokwa agafite agasana imbuga mbi ziva mu nkono ko iyo ndegera barayifuka bakakayibisa bayirekura nari nzi ngo ngiye guhumeka ko kabiri ndebera ukuntu kigenda kizunguza ibikote bibi mana yo mwisho yambwa rukukuru yore ndagira ngo mbahe ikigo itonde ndagira ngo mbahe ikigo niko akazungu nyakuzunguza umunwa mu mazirantoki itonde mu ikigwa niko shanya gupfumbata imiri mu gitondo wandafunzwe mfungwa se ufunzwe nawe wari ufungura reka mu ikigo hasoni reba ukwasa umva shaka zu urakazunguza umunwa mu mazirantoki urumva cyangwa uzunguza uwo mufuto mu mawasha nta kindi kintu nakwifuriza usibye kuhekenya ibivumvura ibiro 3 n'ibiro 2 by'urusenda arokogeze ahubwo nkuko nkaho paka ngo n'umutindi gatindikirwa mu mutima w'inzuki arashaka nibwo rero no kwe kukagarira nenege kurerwa umva ahubwo reka nkubwire ahasi wawe manuka isikare ya mbere iya kabiri iya gatatu mite nguhata imigeri noneho nkwereke ko noneho mvuyeyo fasha sha urumva nguhata imigeri amajugo nyongere hasone besire sacrament ivo bitugaruka nugera mu rugo tugarukoze nkubwire agaruka byahinya kugarukirwa n'umuruho uriya mujambo vugana ngo barakunda umva nkubwire rero sha aho kugira ngo ukundane n'iranyana yimwe urumva tugende ngutembereza muri pariki ushake n'ingagi iyo wishimye ukundane nayo byibura nzajya mvuga ngo ufite umukwe w'ingagi tugende sha haso sha watuje wa mugabo umva sacrament kumanina nyangaragata fata ibyemezo umugore uzi kwifatira ibyemezo urumva uve mu mwijima ujya ahabona ukore winjiza amafaranga ye gukomeza kukumya hejuru ese kubona biriya bikorwa bye byamushyigikiye noneho byana n'ibigoryi kumya nkora bituka none riba byagiye ku ruhande urabona ndi bubikire koko ameze nk'imisuri inyuma ye neza mu giswahili baravuga ngo funga kikwembe we sasa kujya nkora uya mujinga ampabura nkabebera ubundi bujya nihagazeho yangira ndyama nzendo ndamuzi muhangane ugiye kumva kanjye ndyama nzindutse muri uriya rugo umva arazana ingoma ndazana umugeni arantera ikofi ndamukura iryinyo ndagira uraza kumva ka muri uriya rugo ndagiye akabakanye ndagiye ariko se weragiye wera na ivo nabagiye ku kagari kureba papa ariko sha wera ni umugome ubuzwe nimugoroba yambeshye ngo araza kumfasha nategereza nkamira ntabikoze kunsetsa ubwo yari ari kunanirwa kubanza kujya kureba papa ku kagari ukabanza kuza gufasha wowe none se ni ibiki ari kugufasha ngo tuze tugufashe oya sha ntabwo natumya muturu ahubwo reka njye guteka ubwo nimisha ndaza kubabwira hari ikibazo iriya nayikubitaga none urumva uriya nuko mumunyijije ngabone tantiye ubuneye kubukubita n'inzoka zo munda zikamwihakana akosha to misana nibuka ubundi wo nkuwabera nkana abana afite mbona bankunda naba babiri nawe twari turi kumwe nuko yasigaye arimo gutekera wagira ngo utababwirirwe cyangwa uburari hanyuma nyoko ari he twamwirukanye ubwo ki twamwirukanye mu buhe buryo hanyuma se umvuga bimara gukora biriya bintu tukamihora tukagumana nawe gutuka ariko rero wa mugani yashinjije nanjye nibaza nimba ari nyoko wababyaye cyangwa ari umugore wanjye mu biraca hanyuma shira ibyo byahesha ariko hari akantu nibutse ubwo muzi ko mwirukanye abantu babiri none Eric na mama Eric yes nase mbabara umbwira
ubwo nimba nyoko yagiye akajyana na Eric urumva none we uzahana ari none hanga ndashaka mumuzane anzanire Eric mushake we yambanire Reko nta namatsiko kumenya uburyo nari Rwanda ni rwiza Rwanda we Rwanda ni rwiza rwa Gasabo we Rwanda ni rwiza Rwanda ni rwiza rwa Gasabo we Rwanda ubuyobozi ni bwiza buraturinda bukaturinda n'ihohoterwa u Rwanda rwacu we u Rwanda ni rwiza nugera mu Rwanda Mama Eli. Buno. Uri he? hano mu gikoni Umva nkubwe. Abo bantu kubwisha kuruharane ba. Kumva batangiye basizo. inka ababyeyi bahageze batwitoza Ababyeyi abagore nzanira wa muhine gwere. Tambuze kwiri nzanira umuhine aho ngaho. asubira ngombwa imihini Ukababwira babwira aho ngaho. Siko baje kwidirisha neza abwete. nta kibazo ngaho uba wirambitse reka mbabwire bagenda ntabwo utazanye ibintu by'imihini ngaho uba wirambitse mugabo mwiza dore u Rwanda ni rwiza we uziko nta soni mugira uziko mwashize amaneko nk'amanywa y'ihene uziko ibyo bintu byamaze tutaryamye neza ariko rero uyu mugore nawe aryama ahindukira ntabwo ari wowe twavuganye ko tugiye gushaka iterambere ry'umudugudu tukiteza imbere twashinze itorero ahubwo abakobwa bawe barihe ngo baze nabo bitoze umva ngo baze mwese mwashatse neza ndabizi umva mwaguruka mucakande mujya kwitoreza muragira ngo yongere nanyirukane mva hanga ngende najya he mwaguruka mugende ariko ubundi wowe uzava muri uyu mwijima wo kwandyama ryari mwaguruka mucakande dukeneye umva rero nkubwire twagenda tutagenda tugiye gushaka ahandi hantu dukorera ariko umunsi wabonye twese ko turanga twateye imbere utazatera ipera cyangwa ukaza usunutse ubuzuru untega amatwi mwaguruka Ayo bageze barabihaza. Bite. Shaka iki? Shaka Ivone. Hanyuma se Ivone ni umukozi wo muri iriya duka ryawe. Sinshaka kubyita nashaka kuza mu bakunzi banjye. Shaka umusimbura se? Mba nkubwiye. Bwira Ivone se mubwire mama. Ryama nzinduka. Niyo waza wikorera nk'ishami sinakundana nawe. Nanjye sinagukunda. Bwira Ivone aze mubwire. Humura si Ivone ushaka. Ndaje mukuzanira. Mwakirane yo. Je nagukunda ko nkunda Ivone. Ngo dasanga asa nabi. Aryo mutebezi. Papa. Genda wakira umukwe wawe aragushaka. Umuke. Umukwe wawe. Kwanjye uturutse Kigali se shaka. Hano uciye akenge se. I Kigali. Yabaye se Kazungu uje kureba Ivone. Kazungu urabona Kazungu yatinyuka kaza kuzunguza iriya ndahangaha muri urugo. None se urumva ndi gukina nawe jya kwakira umukwe wawe. Ari hano mu rugo. Ndakubwiye ngo jya kwakira umukwe wawe ari hano ku muryango. Ceceka nde mwatse. Mutware w'umugezi umva rusaro umva hayiwe umubyeyi yabyara abakobwa nyakugira imana ndyama nzindutse arashaka umuhungu ababazwa nuko yabyaye abakobwa gusa ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo umutima
umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuhungu kugira abone agahenge amahoro atahe mu rwabo. Umukobwa wuje umuco ari we Rusaro arwanira ishyaka cyane uwo muryango.